Muraho neza abakunzi ba Groupe Nayote, nk'uko mwabyifuje twasuye Diligente wa Groupe Nayote, hari ubuhamya yatanze benshi bumva ko byaba byiza ko yabusangiza abamukurikira, ko hari icyo bwabafasha bakagira aho bava n'aho bagana kugira ngo bazaragwe ubwami. Ngira ngo Diligente muri amahoro? Muraho neza. Murashima Imana. Yego. Ndabona mukomeye urebeye imbere n'inyuma, imbere ho ntitwabona ariko inyuma ho biragaragara. Imbere ni sawa. Okay, Imana ishimwe. Ugiye gutangira wibwira abadukurikiye rero, hanyuma uraza gusenga Imana dukurikizeho n'ubuhamya. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Dushimira Imana Aloysia. Ku bantu badukurikirana Groupe Nayote ni groupe isenga ikanaririmba, dukorera umurimo w'Imana mu murenge wa Nyarubuye kuri ADPR Nyarutunga muri paruwasi ya Nyakarambi mu rurembo rwa Ngoma. Wasenga Imana hanyuma ugatangira n'ubuhamya. Turagushimye Uwiteka Imana, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe, turagushimye ko wabanye natwe, waraturinze, izina ryawe nirishimwe. Mana Data wa twese rero ugiye gutanga ubuhamya, nyemerera ubuhamya Uwiteka Imana wowe urageraho bugire Mwami Imana inkomezi bwongera mu mutima we, kandi Uwiteka Imana wari ucitse intege, wari usubiye inyuma, wari ugiye kwirwanirira, Mana yongere kumva yuko hari Imana itabara. Bana natwe rero dushyigikire mu izina rya Kristo Yesu nizeye. Amen. Ubushize watubwiraga yuko mu rugo iwanyu mwahuye n'ibigeragezo ukarwaza mukuru wawe, waduhaho ubuhamya. Watubwiye ko zari indwara zidasobanutse ariko muza kumenya ikibitera. Watangira rero utubwira uko byagenze n'iherezo ryabyo, Imana kandi gushyigikire. Mbere ya byose banje kubwira abantu badukurikiye ngo mujye mwizera kuko kwizera kurarema, kandi ikindi nanone mukore imirimo mukiriho mugifite amaboko yose, ukora imirimo y'Imana. Waba urwaye, hariho n'umuntu uba urwaye n'imirimo akayikora, habaho umuntu uba ari muzima n'imirimo akayikora, ariko birababaje kuba umuntu yaba ari muzima afite amaboko abiri, afite amaguru abiri, Imana yamutuma ngo genda umbwirire runaka akinangira umutima. Iyo ukoze ugakoresha igihe cyawe uko kiri, Imana nayo igukoresha iby'ubutwari ikazaguha ubugingo buhoraho. Ubwo rero nyine nagize mukuru wanjye yararwaye, yafashwe mu mwaka w'2005, nari mutoya. Kuri kamera wenda wabona nkuze, ariko nanone ntabwo ndi mutoya cyane, gusa icyo gihe nari mfite mu myaka 6. Ubwo ngubwo mukuru wanjye ararwara, yafashwe ari ku cyumweru, ndabyibuka hari ku cyumweru mama wanjye yari agiye kujya gusenga. Ubwo amutuye ijerekani yari avuye kuvoma, abona amaraso aratungirije hano gutya mu mutwe, ararwara cyane, akomeza nyine bakajya bamuvuza bakamupfuka, igisebe kiranga cyanga gukira, kigenda gikura kizana izindi ndwara. Igihe cyaje kugera rero, izo ndwara uko zigenda zisimburana, noneho yibera uwo mu bitaro. Akaba ari mu bitaro mu kwezi kumwe kose, ukundi wenda akagenda akaruhuka akaza nko mu rugo nk'igihe gitoya cy'iminsi 2-3, akongera agafatwa. Mbese muri make aba uwo mu bitaro. Icyo nababwiraga rero cyo gukora imirimo y'Imana hakiri kare cyangwa hakiri ku manywa, hari indirimbo tujya turimba, hari indirimbo nyine korali ari hafi yo ku mudugudu wacu igira iririmbo ivuga ngo muze dukore umurimo hakiri ku manywa, cyangwa se ngo nkwiriye gukora umurimo w'Imana hakiri ku manywa, ngo dore bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Uwo mukuru wanjye rero yakoze umurimo anarwaye ari mu bitaro, akaburira abantu, akabwira umuntu ati wowe ihane kuko igihe cyawe ni gitoya ugapfa. Umuntu akihana, yaba abishaka bikunze akihana, yaba atabikunze akagenda nyine atihana. Cyangwa se akaba ari nko mu bitaro, hakaba hari umuganga Imana yamukubise iyerekwa ryiwe,
agahita amubwira ati rero shaka ukuntu wansezereza mu bitaro tugende njye kugusengera, bikagenda bityo. Igihe cyaje kugera nyine tuza kumenya uburwayi arwaye, ntabwo twari tuzi yuko bamuroze, twari tuzi ko ari indwara zisanzwe. Umuntu waje kumusengera yari aturutse ku Gisenyi. Ubwo noneho amaze kuza ahageze abwira papa ati umwana wawe baramuroze kandi ibintu tugomba kubikuramo biri mu nzu, ku nzu nyine impande y'icyumba yararagamo iyo yabaga yaje. Barabicukura babikuramo, bamaze kubikuramo rero nyine yararembye cyane. Ibyo bintu rero byari byinshi, hari harimo ihembe, hari harimo umusenyi wo ku mazi, hari harimo n'uwo mu muhanda, niko numvaga bari kuvuga, njye ntabwo nari mbizi. Ubwo nyine ibyo bintu babibonyemo 2013. Hanyuma iyo nzu niyo mwari mwariyubakiye cyangwa niyo mwaguze? Iyo nzu twari twarayubatse, iyo twabagamo kera twari twarayigurishije twaragiye muri iyo ngiyo. Hari ikimenyetso se cyagaragazaga aho uwo muntu yacukuye ibyo bintu, ko hari umwobo waba uhari cyangwa aho byaba biri? Nta kimenyetso na kimwe, nyine hari hubatse bisanzwe nk'ukuntu wakubaka, ukubaka itafari ugashyiraho irindi, warangiza ukaza ugashyiraho nyine igishahuro, kubaka nyine bisanzwe, nta nubwo wabikekaga ko bibamo. Gusa icyabitubwiye habagamo ibintu bimeze nk'imbeba bigenda byirukanka nijoro, bikirukanka ukagira ngo ni nk'imirindi y'inka. Icyo cyatubwiye yuko byari birimo. Gusa nyine babikuramo ku buryo wabona yuko ibyo bintu bitanahasubira. Byari byinshi. Ubwo babikuyemo se nta cyuho cyahabaye cy'aho babikuye? Oya, nta kibazo cyahabaye aho hantu, hasigaye umwobo gusa. barahacukuye nyine bakuramo ibyo bintu, nyine ubona yuko ibyo bintu bitari bikwiye kuba bivuye aho hantu bivuye. Hanyuma akomeza nta kibazo. Ubwo noneho amaze kuva mu bitaro, ubwo nyine nari nkiri aho ngaho nyine bari babikuyemo ibyo bintu. Ubwo bamaze kubikuramo araremba cyane, ariko nyuma y'iminsi 3 yahise yoroherwa. Mama aramuvuga ati, arababwira ati njye ndashaka ngo mumumereze, hari umuntu namenye uburwayi arwaye, ngende bamusengere. Aramufata aramuzana mu rugo iwacu, bakimukoraho gutya byahise byivuga. Birivuga bivuga uwo muntu wabitumye, bavuga yuko yari mushuti w'iwacu. Biravuga ngo ndi runaka, ngo nazanywe n'ibi, njye nyine ngo naje kumwica, kandi nkamwica ababaye cyane, kuko muri ibyo bintu twari twasanzemo ishashi y'ambaraje yindi ya kera. Iyo shashi rero ngo uwo muntu yaradusobanuye ngo yari iriho nyine amapfundo. Ubwo yaravuze ati iyo shashi icikamo kabiri nibwo yari gupfa, kandi urumva ishashi zindi za kera ntabwo yapfa gucika. Urumva byari ukumubabaza gusa. Arangije uwo muntu nyine bivugira muri mukuru wanjye, bivuga ngo nashatse kugira ngo nzabababaze, nzabamareho akantu kitwa ifaranga kose, ibyo bafite byose babigurishe. Urumva n'amasambu yari yaragiye, dusigaranye inzu yonyine iwacu. Nyine ubuzima bugoye pe, ariko Imana igakomeza guca inzira, igakomeza gutanga ibyo kurya, igakomeza gutanga minerivare z'abanyeshuri ngo bige. Byari bikomeye muri make, ariko Imana yakoze imirimo ikomeye. Ubwo birangiye noneho nyine tumenye nyine imvo n'imvano yabyo, baramufata nyine barakomeza baramusengera. Uwo munyamasengesho arakomeza aramusengera. Ubwo birangije biravuga ngo niyibeshyaga akava mu ntuza nyine mu kibanza cyacu, ngo bizahita bimuca ukuguru, kubera yuko ngo uwo mugabo yari yasinze, yari yuzuye imbaraga z'Imana, yarasenga gukumva nawe ubwawe umusatsi ukuvuye ku mutwe. Noneho biravuga ati noneho twahatinye, turi kumva tutahanagera ku muharuro wanyu, ariko niyibeshya akava aho ngaho akagenda nyine akava ku kibanza cyane, tuzamuca akaguru. None Imana nibwo yatanze igitambo. Hari umuntu nyine waziritse inka iyo ngiyo mu gihuru, inzoka irya inka yiwe. None imaze kumurya, natwe mu gihe dushungereye abantu bari kuvuga ngo inka ya runaka irapfuye, ibiki n'ibiki,
nawe ahita avuga ati nyine nk'umuntu wari ukumbuye karitsiye nawe urabyumva umuntu wari umaze imyaka ingahe ataboneka muri karitsiye yari abakumbuye ahita agira ate ahita agenda ajya ku muturanyi gato cyane ntabwo yageze kure akigera hashizemo iminota ibiri yumva ngo ikintu kiramuriye nyine aravuga ati igihe inzoka ni inzoka indiye kuko ntabwo bwari ubwa mbere inzoka yari imuriye yari yaramuriyeho kera ubwo nyine yari azi ngo uko inzoka iryana ubwo birangiye rero baramufata bamuzana mu rugo ugatangira nyine guta urufuzi nibwo kuri centre de santé iwacu babahamagaye barababwira ati wa mukobwa yitwaga Patrice cyangwa se Mabere iryo zina niryo bari baramuhimbye papa n'ibyo yari yaramuhimbye ngo ryasobanuraga umukobwa wa se yasaga na papa cyane ubwo birangiye rero barabahamagara barababwira ati rero Mabere yongeye ararwara ikintu kiramuriye turi gukeka ko yaba ari inzoka ati mwohereza ambulance yahise turuka ku bitaro bahuriyeyo nayo kwa muganga bahita bamujyana mu bitaro nyine akigera mu bitaro nibwo yarembye cyane ubwo uribuka ko bya bintu babikuyemo twebwe twari tuzi ko iherezo ry'uburwayi rigeze nyine atazongera kurwara ariko nyine satani araduhiga ariko n'Imana ikagenda ikora ibyo mugambi wayo idufiteho ubwo birangiye agezeyo nibwo yarembye cyane sasa ajya muri koma yimaramo amezi 9 urumva biragoye birakomeye hari igihe wenda waba witekereza ukabona ikibazo cyawe ntikizarangira ariko reka mubwize ukuri wowe unkurikiranye aya masaha wowe uri kumva buno buhamya ndakubwira ngo naho ikibazo cyaba kimeze gite nta Imana idashoboye kandi ikindi wibuke yuko no kuri Lazaro umunsi wa 4 yihesheje icyubahiro aramusura amen ubwo birangiye nyine yagiye muri koma abama amezi 9 hari amavuta bari barahaye mama ngo ajya amusiga nyine amuhindure ariko Imana igakomeza ivuga ngo nzamukiza ariko Imana iteye ubwoba amen Imana nimba ufite ijambo nza y'Imana naho byagenda bite tegereza wizeye wihanganye ibyo yavuganye nawe izabikora wowe wihangane kandi wizere nubura kwizera bikakubaye ariko nukomeza ukizera Imana yacu Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana igivuga ndetse igasohoza igisubizo cy'Imana gica mu bintu bikomeye cyane ariko kikabaho amen haleluya nuko rero igihe cyaje kugera mukuru wanjye Imana ikakomeza ibwira mama yuko izamukiza iramubwira ngo ndamukijije n'ikimenyimenyi ndagusuye Imana iramusura ninjoro imwereka iyerekwa ry'ukuntu azabyuka imwereka abamarayika baje baramuterura baramushyira bamuvana ku gitanda bamushyira hasi baramurutsa barangije baramutemberana ngo nyine ngakabona nyine ameze neza yarakize yari muri koma y'amezi 9 ubwo nyine Imana imubwira ibyo bintu ubwo nibwo uwo mukuru wanjye haryamye yagiye kumva yumva umuntu araje aramukomanga ngo byuka ubwo nyine ari umumarayika hari abantu batajya bumva yuko Imana ibaho hari abantu batizera yuko Imana ikora ari n'umuntu waba asenga abimazemo imyaka n'imyaka ariko akavuga ngo ibyo bintu murantuburira amen ndagira ngo nkubwire ngo nimba utarabona Imana n'amaso yawe ngo uyibone yakoze ikintu cyoroheje ubwo n'igikomeye ntacyo uzabona nimba utarabona Imana yakugaburiye ushonje ubwo ntuzanabona nyine ifata umuntu wari umukene avuye iyo ngiyo nyine kure cyangwa se wa wundi bamwe bita batindi nyakuri yakize cyangwa se wumve ikintu kijya kidutangaza no kumva ngo umuntu gafite etaje cyangwa yagiye mu mahanga yagiye mu ndege byose birashoboka amen Imana rero nibwo yasanze uwo mukuru wanjye iza mu ishusho ya marayika aramukomanga amaze kumukomanga arabyuka wibuke umuntu amaze amezi 9 muri koma atarya atanywa bamugaburira muri sonde umwuka buri munsi umuhoraho
ariko mufite icyizere cy'uko Imana yababwiye ko yari azakira. yabivuze, yari yasanze mama imwereka uburyo bizagenda kubyakira. Hanyuma ni mama wawe yeretse iryo yerekwa ry'uburyo azahaguruka. Yego, noneho no kugira ngo ahaguruke, marayika ubwo nyine mukuru wanjye yarabirebaga asinziriye, uko yari ari muri koma, yagiye kumva yumva umumarayika aramukomanga ngo byuka, akajya anamubwira ngo byuka, ngagiramo ubunebwe ngo byuka, yewe byuka. Yamukomanze inshuro 3, arangije ahita abyuka aricara. Yari amaze amezi 9 muri amezi koma. 9 ayicaye gutya, viza ava abantu bareba yicaye, mama nawe yararebaga, ngatangira kwisetsa ngo uzi ko nyize. Ubwo nibwo yahise yururuka ava ku gitanda, kwa kundi mama yabibonye byose, aho yagiye akata, aho mama yari yabonye azakata. Haleluya, aho mama yagiye abona ngo azaca acaca, niwe yagiye akata ababwira ngo nakize, ngo muga munsezerere. Ubwo birangiye, ubwo nyine baramubwira ngo rero nyine abantu bakuru ati iyo umuntu yararwaye cyane akasa nk'ugiye nyine nk'ukize aba agiye gupfa. Mama tumva isezerano ndarifite ko Imana yambwiye yuko azakira, kandi uko Imana yabikoze nuko yabimbwiye, nuko ibikoze no gukira azakira. Amen. Nuko birangiye rero nibwo yarahindukiye agaruka mu bitaro. Amaze kugaruka mu bitaro, kera bahita basezeza, bamuzanye muri ambulance, gusa turikanga turavuga ndabyuka, nari nzamutse mvuye mu rugo gake, ariko imvura yari irimo iratonyanga. Ngeze nko haruguru ku muhanda wo haruguru, mbona ambulance ikase ijya iwacu. Ye baba we, umutima wamvuyemo, ndavuga ngo arapfuye. Ngeze mu rugo nsanga ni muzima, nsanga ameze neza nta kibazo. Mukuru wanjye nyine arakira nyuma yawo, gusa yari afite isezerano. Mbwira umuntu ufite isezerano, ndakubwira ngo naho waba ufite imyaka ingahe, Imana yarakubwiye kuzaguha ubukwe, ihangane zawe. Niyo waba ufite imyaka 50, Imana izagukorera ubwo bukwe. Yego, Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, kandi umuntu wese uyisenze iramwumva. ubwo yaramuhaye isezerano ko azashaka. Yego, Imana yari yaramubwiye ngo izamuha umugabo, izamuha n'urubyaro, gusa ntabwo twigeze tumenya ngo izamuha abana bangahe. ubwo yageze mu rugo asa nk'ukizemo gakeya, asubira no ku ishuri. Asubiye ku ishuri nyine kubera bari baramubaze mu mutwe, barakuyemo igufwa ryo hejuru nyine muri urwo rugendo rw'uburwayi rurerure. Bageze aho bakuramo, nari nibagiwe nashakaga kubabwira ko naho ibintu byanuka biti, Yesu arabizura. Ubwo mu mutwe wiwe icyo gisebe natangiye mbabwira cyaje gukura cyane, kirakura kigeze ubwo kivamo inyo, rwa runyo rusa nk'urwo muri tuwarete. Nimba mujya murubona, urunyo rufite umurizo, niko zabaga zimeze. Inyo zikajya zivamo rimwe na rimwe, akabwira mama, akamubwira ati rero ndi kumva ruri kuza, dore ngo rugeze nka hano mu mazuru. Akarukaya akarucira. Yarababaye cyane. Abantu mudukurikiye rero, ubuzima ni gatebe gatoki, ikiza ni ugukora imirimo, kandi witegura gusiga inkuru nziza, kandi uzi neza yuko koko mu kinyarwanda bavuga ko umubiri ubyara udahatse. Ntukiringire umubiri ngo wumve yuko uri igitangaza, ahubwo icya mbere ni ukumenya Kristo, kuko icya mbere ni ugukorera ubugingo, kuko umubiri wo uzasubira mu gitaka. Hanyuma icyo gisobese cyabaga kirimo izo nyo, ntabwo cyozwaga, byaterwaga n'iki? Baracyozaga buri munsi. Nawe wumve, kuva 2005 bamupfuka, kigasa nk'icyumyemo gake. Iyo cyasaga ahubwo nk'icyumye, ubona yuko kidakwiye gupfukwa. We yaravuga ngo kiri kundira imbere, kandi ndumva ibintu bijagatamo. Umunsi wa mbere yabivuze ibyo bintu, yuko yumva ibintu bijagata, nibwo yumvishije inyo zica mu mazuru. Noneho kirangije, hashize nk'umunsi, gihita cyongera kirasaduka. Gisadutse nibwo bongeye bakuyeho igipfuko, basangamo inyo hejuru 2.
Hanyuma twari tugeze amaze gukira, umaze kumusanga mu rugo, utubwira ku isezerano yari afite ry'uko azashaka. Yaje gushaka, byagenze bite? yego icyo gihe ava muri koma yatashye mu rugo agera ku ishuri, amaze kugera ku ishuri biranga n'ubundi kubera icyo gisebe bari baramubaze igufwa bakarikuramo rya handi bahavaga inyo ryari ryaramunzwe, noneho ngo yajya yicara nyine ari nk'urusaku, iyo basakuzaga cyane abanyeshuri yumvaga ari ibintu bidasanzwe, amaraso nyine stress, yirindaga ibintu bya stress, niyo wamuvugaga akantu akababara yahitaga avamo amaraso mu matwi no mu mazuru, byari bikomeye. rimwe na rimwe agaca no mu kanwa kubera nyine stress, yagiraga stress agahita ava amaraso mu matwi, mu mazuru, nimba abantu basakuje, nimba no kugenda mu modoka ntiyabaga byemerewe, nyine byabaga ari rimwe na rimwe. Gusa nyine yavuye mu ishuri, icyo twabonye ni uko ari umwanzi washakaga ngo atanarangiza kwiga, ava mu ishuri abaho, ahubwo noneho atangira gukorera Imana, agenda hehe na hehe na hehe, agenda kuvuga ubutumwa, umuntu yamuhamagara ati ngwino nsengera, akagenda yirukanka akamusengera, yarasengaga ibi bya bindi ukibaza se umuntu uko yakuriye mu bitaro yigishijwe nande gusenga? Ariko buriya no kuvukira mu rugo rusenga, umuntu yavuze ngo kuvukira habi, kuvuka nabi ukavukira habi, ugashaka nabi ni bibi, ni karande mbi. Ariko we nyine mukuru wanjye papa na mama barasengaga, nta muntu yari yarigeze abona nk'inzoga, yakomeje nyine ubwo nyine byamubayemo akomeza kwisengera Imana. Birangiye muri icyo gihe nyine yari ari gutanga ubuhamya, agenda avuga ubuhamya nangaha kuri iyi Nyarutunga, hano kuri ADEPR hari iwacu nyine niwe ndi kubwira. yahaje aje gutanga ubuhamya ku bantu b'urubyiruko. Ubwo birangiye nibwo yase rero abona umugabo, barasezerana, bakoze ubukwe. Uwo mugabo yari amuzi kuva atangiye kurwara, amuzi neza, kandi uwo mugabo nawe yari yamusabye Imana. Ubwo barabana, bakoze ubukwe ari muri Covid, bamaze kubukora barabana, atwara inda. Byari bitangaje kumva umuntu yarwaye imyaka ingahe arangije agatwara. Yarashatse abyara umwana w'umuhungu. Ubwo birangiye rero turi kwihuta, birangiye rero nyine amaze kumubyara umwana, amaze umwaka n'igice nibwo yongeye ararwara kubera isezerano ryari rimaze gusohora. Haleluya, amen, amen. Nibwo yongeye ararwara, amaze kurwara yarwaye yahereye mu kwezi kwa 10 kwa 2022, ararwara cyane araremba, yapfuye 2023 kwezi kwa 5. Mwihangane. Icyo gihe rero birumvikana ko yasaga nk'iminsi y'inyongezo, kuko urumva imirimo yakozemo, atanga ubuhamya, afasha urubyiruko bagenzi be, yabaga ari nk'iminsi y'inyongezo. Wakomeje kuvuga ku bintu Imana rero igenda ikorera abantu bihanganisha, kandi watubwiye kuri na dirijante. Hari indirimbo mufite ivuga ngo Imana yacu ntibeshya, wayituririmbiraho igitera kimwe dusoza, kandi mukomeze kwihangana. Imana yacu ntibeshya, oya oya, ijambo yakubwiye irarisohoza, ikurikirana ijambo yavuze imyaka 1000 ikarisohoza. Bivuze ko uri Imana itabeshya, bivuze ko ukurikirana ijambo wavuze, ukora ibyo ushaka mu gihe wagennye, ibyo ukora byose biratunyura, ukora ibyo ushaka
mu gihe wagennye, ibyo ukora byose biratunyura. Amen. murakoze cyane kandi mukomeze kwihangana. Dushimiye abakurikiranye ubu buhamya, tubasaba ko mu gihe uriho kora neza, ntabwo uzahembwa n'ab'isi, ahubwo uzahembwa n'Imana, kandi ntuzabona Imana ije imbere yawe, ahubwo uzajya uyibona mu bantu, abagusaba, abarwaye, abafunze, abakene, abo bose tubasabye ko mwajya mubashyigikira, kuko nibo Imana iba ijemo. Diligente, turagushimiye kandi mukomeze kwihangana. nagira ngo mbabwire ngo ndabakunda, mukomeze kudutera inkunga, mukanda subscribe, mukora share, mutwohereza na komenti zanyu. Turabakunda kandi tuzabahoza ku mitima yacu. Hari ibintu dushaka gukora muri ino minsi, mushonje muhishiwe. Turashaka kwamamaza Imana mu bundi buryo. Haleluya. Amen.